Coach, félicitations. Merci. Intsinzi yawe hari ya mbere kuri iki kibuga nyuma yo kugaruka uvuye mu masomo, hari aho bihuriye n'ubumenyi wongera aba bahungu? Aho bihuriye nuko abahungu bashoboye bagize amahirwe yo kumbona icyumweru cyuzuye. Match zose bamaze iminsi bakina nta n'imwe bambonaga. Ikipe yatozwaga n'abaje kuko urumva kuva mu kwa munani kugera ubu nari mu ngendo, hari amezi abiri nari nkiri muri Kamonyi, aho byiswe ko nzi ahangaha ntibigeze bambona. Ingendo zihoraho ubu ni bo bwa mbere bagize icyumweru bamfite. Urumva rero hari icyo bibafashije. Yes, gutsinda uyu mukino bivuze iki kuri Rugende? Bivuze yuko Rugende irahari, aho Rugende yigeze ijya. Bishobora ko tunagomba gukomerezaho, ntabwo shampiyona cyari yose cyari mbisi. Inijoro ya kabiri ya region ya kabiri ya retour ya kabiri ya retour. Urumva turacyafite izindi joro zirindwi zose, urumva cyari mbisi. Turagerageza gukora resultat nziza no mu zindi match zikurikira. Hassan yabonetse muri phase retour. Intego za Rugende ubundi muri uyu mwaka nizihe? Ubundi Rugende nk'ibisanzwe urabizi ko turi rerero, ni ikipe mu myaka ibiri yarishize natoje Rugende nta na rimwe nigeze nkatanga nibura abakinnyi 5-6 mu cyiciro cya mbere. So ngiye buri gihe rero niyo target nyishyiriraho produire amalema meza nk'abana chance kujya mu cyiciro cya mbere, bidakuraho ko nanjye nshoboye kukizamukamo nagenda, ariko ntagiye nibura tukakina playoff hari abana bagira amahirwe yo gusohoka. Coach, tugarutse mu mukino gatoya wabonye carton rouge mu gice cya mbere, bitavuzweho rumwe. Wabonye gute uyu mukino muri rusange mu buryo butactique? Navuga ko match akaboko k'abasifuzi kayigizemo influence mu decision amwe namwe, kuko ruje twabonye ntabwo bisobanutse. Umusore utishimiye imisifurire kubwira arbitre ati dusifure neza, agahita amuha jaune indi ya kabiri. Ikindi nanone penalty bahaye Gicumbi yo kutwishyura igitego cya mbere, ntabwo bisobanura uburyo umuntu uri imbere akorera ikosa uri inyuma ye. So umukinnyi wacu yari yamaze gutambuka ari uri imbere, uwa Gicumbi ari uri inyuma. So ntabwo ndi kumva scenario uburyo umuntu uri imbere yakorera ikosa uri mu mugongo. So somehow tricky, ni ibintu udashobora kumva gusobanura. Muri rusange ariko ibyo byarangiye, ntabwo ubundi ngiye kuvuga ku byarangiye. Icy'ingenzi ni uko nashoboye gutuza umugisha n'abakinnyi, match ndayijera, match nshobora kwitsinda kuko uriya abakinnyi bari mu kibuga bakinira kuri komandoma y'umutoza. So urumva rero nagombaga kugerageza kureba ko nubwo ikipe dufiteho superiorité numérique umwe, ariko ibyo ntibituvane mu mukino. So consigne natanze, nasabye abakinnyi banje kutongera kudefendira inyuma, kuko udefendira inyuma niko adversaire abona amahirwe y'amakorne menshi, amakofi menshi, amapenalty. So nese mbabwira nubwo turi bake tugiye gukora icyo bita block net, tugiye kudefendira hagati. Icyo twashoboye gukora ngira ngo babonye ko deuxième mita nubwo Gicumbi yari ifite abantu 11 mu kibuga, twe dufite 10 nta kazo n'imwe igitego yabo. Bitandukanye n'imita ya mbere, tukinganya yabonye amakazo, ko tutangana nta kazo yabonye. Byatewe n'iki nuko nese nshyira urukuta hagati, nese ninjizamo mu defenseur usanga akina muri axe ariko mushyira kuri 6. Yabwira nti tugiye gukina turi aba defenseur batatu muri axe, ariko ndashaka ko mukina muvuye kuri surface ya reparation ya gardien, mutere intambwe 30 mukinira. Babonye ko ariko twakinye, sinangiye kwemera ko bakinira inyuma, kuko iyo muri bake mugakinira inyuma murapfa. Nagerageje rero kujura kuri ako kantu aho tudefendira, kandi biratwemerera baro zose twaba mbere tumatwara. Match ya Gicumbi irarangiye, gutsinda ikipe nk'iyi ikomeye yari iri ku mwanya wa kabiri. Match zikurikiraho bigiye kongerera iki muri mentaloma y'abakinnyi? Birabereka ko bishoboka, bibaragiramo icyizere, kuko buri ikipe idafite resultat ikagira akantu ka doute, igakira doute muri bo bakitamo icyizere. So rero ngiye kubera ko
abana ninjye wabiselekisione ubushobozi bwabo ndabuzi nubwo numvaga ngo batsinzwe ntibigeze bintera panike naravuze ndahuze uru rupapuro rwampagurukije rukanjyana i Burundi mbanze ndushyire ku ruhande aho nzi yuko ibintu bizakosoka so nababwiye ndahari kandi tugendane muri uru rugendo nzi ko muzabikora Koca ubutumwa gatoya waha wakomeje ku kibazo cy'imisifurire tugeze mu mikino noneho urugamba rukomeye nk'umutoza mukuru ukurikiranira imipira yose hafi message waha nka federation idezinya abasifuzi ni iyihe kugira ngo ibibazo mukunda kugaruka bibashe kuba byakemuka ikintu gishoboka nuko federation yakwinvestisa mu kintu cya match coverage bishoboka ko iyi investment bemera kuyikora buri match ikajya iba covered hari kamera abasifuzi benshi bavanwa mu kazi kuko federation ntabwo yarema umutima nama w'umuntu so babaha ubumenyi bakabigisha ntabwo ari bo babatuma gusifura nabi federation babahaye bagage ikwiye so niba ari umuntu aguhaye bagage ikwiye ukajya ku kibuga ubunyamwuga ntubugire federation sinayirenganya ahubwo hajyaho mekanisme yatuma barebese ba bantu dutuma gusifura amamatch hari ubunyamwuga bakorana barebe mekanisme ishoboka ku buryo babigenzura ariko ngenzi neza ko ishyizeho iyo mekanisme hari cyahinduka